Yesu ashimwe cyane, ndagusuhuje. Umwami wacu abane nawe. Uyu ni wa mwanya wacu Youth Time Revival. Turi mu kwezi kwa gatandatu, aho turi kureba kwizera kuduhindura abana b'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ryiza Imana yifuje kuvuganiramo natwe. Nta kindi, urugendo twatangiye turimo dutekerezaho n'ububyutse imbaraga z'umwuzuro w'Imana mu itorero, mu bizera zikora kandi mu buryo butangaje, mu buryo buteye imbere, mu buryo bwagutse. Ijambo ryacu uyu munsi turaza kurisoma mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 4 n'umurongo waho wa 3. Hari amagambo avuze ngo umushukanyi aramwegera aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana bwira aya mabuye ahinduke imitsima. Aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Maze umwanzi amujyana ku murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo kukuramira mu maboko yabo, ngo udakubita ibirenge ku ibuye. Yesu arabasubiza ati, kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Imana ishimwe ku bw'aya magambo. Uyu munsi nta kindi tugiye kuganira ijambo rivuga ngo gusobanuza kwizera. Tumaze iminsi turi kuganira ku kwizera. Uyu munsi turaganira ijambo rivuga ngo gusobanuza kwizera. Gusobanuza ni ijambo ryumvikana cyane. Ijambo gusobanuza riragaragara ko ni ukubaza ibyo utazi, ni ukubaza inzira udasobanukiwe, ni ukubaza amakuru udasobanukiwe. Hano rero uyu munsi Imana iri kuvugana nawe ngo ukwiriye kuba umuntu w'Imana uri ku rwego rwo kuganira no kwizera. Yesu ashimwe. Kwizera tubana nako, kwizera twamaze kubona uko Imana iri kutubwira muri iyi minsi, ikusanyirizo ry'amakuru yose ufite ku Mana. Twarabibonye mu Baheburayo, haratubwira ngo igice cya 11 umurongo waho wa mbere ngo kwizera ni ukumenya rwose, ukamenya ibyo wiringiye udashidikanya. Kwizera ikusanyirizo ry'amakuru y'Imana yicaye mu mutima wawe. Imana iri kukubwira uyu munsi ngo wowe, njyewe, twebwe Youth Time Revival, Imana ihamagaye mu gihe gisa nk'iki, iduhamagariye kugira ngo tubashe kwerekana ububyutse, twerekana umwuka wera mu mbaraga zikomeye z'umwuzuro w'Imana, ubwiza bw'Imana, ubudahangarwa bw'Imana, kugira ngo ibyo byemere bikoreke muri wowe, muri njyewe. Nuko uba ugeze ahantu ubasha kubana no kwizera, kandi ufitanye ubucuti no kwizera mu rwego ubasha kukugisha inama. Ni gute wabasha kugisha inama kwizera? Ni gute wasobanuza ibyo udasobanukiwe kwizera? Turabona hano amagambo dusomye, Yesu ngo umwanzi aramwegera kugira ngo amugerageze. Nagira ngo nkubwire amakuru akomeye, nkubwire ngo Satani cyangwa se umwanzi burya nawe hari amakuru afite, hari amakuru agufiteho, hari amakuru afite ku byo wizera, hari amakuru afite ku byo wemera, bya bindi uhora watuza akanwa kawe, bya bindi ahora abona uhirimbaniramo kugira ngo ubikore. Nagira ngo nkubwire ko nawe abifiteho amakuru. Niyo mpamvu Imana ishaka ko ubuzima bwawe hamwe no kwizera ibyo wizera byose mubasha kugumana hafi cyane, ku buryo muganira ku rwego uganira n'ibyo wizeye, ku rwego umutima wawe winjira mu cyumba n'ibyo wizeye mukaganira. Hano turabona Yesu wacu agerageje guhura n'umwanzi, umwanzi agerageje kumubwira ndetse anamusobanurira ibyo yizera, uburyo akwiriye kubishyira mu bikorwa. Ariko Yesu nawe aramubwira ngo ya. Yesu ajya mu bitekerezo, ajya gushaka icyo akwiriye gusobanuza kwizera kugira ngo abashe gusubiza ibyo binyoma bya Satani. Arangije ajya mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dukwiriye kurimenya.
kuko niryo twizera, niryo duhagararamo. Araza aramubwira ngo oya urabeshya, handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Haleluya. Ukwiriye kuba umuntu ubuzima bwawe bwa buri munsi ububamo, ariko ugisha inama kwizera kwawe, ugisha inama ijambo ry'Imana. Imyanzuro ufata ikwiriye kuba ikura umucyo mu ijambo ry'Imana. Ibyemezo ufata bikwiriye kuba bikura umucyo mu ijambo ry'Imana. Ntabwo bishoboka, ntabwo byemera. Ububyutse ntabwo ari event, ububyutse ntabwo ari spirit izaza gutyo gusa ngo ihuhe hanyuma iguhuhe ikuvana ikujyana. Oya, twasanze ububyutse ni ubuzima bw'ubumana muri twebwe. Imana ikeneye ko ugwiza kwizera kuzuye kandi kufite umucyo w'ijambo ry'Imana, ku rwego wowe n'ibyo wizera mubasha kubaho ubuzima bwo kuyoborana. Yesu ashimwe cyane. Ibitekerezo byawe bigisha inama kwizera, wizereye mu ijambo ry'Imana, ukabona ibisubizo mu ijambo ry'Imana. Ninde uzahagarara mu minsi twinjiyemo? Youth time revival, urubyiruko n'igihe cy'ububyutse. Imana izabona kandi ikeneye kubona urubyiruko ruhagaze mu buzima bwo kugisha inama kwizera, bizereye Imana mu ijambo ryayo. Yesu ashimwe cyane. Ese ujya ubasha gufata kwizera Imana yashyize mu mutima wawe, ukemerera umucyo w'ijambo ry'Imana ko umurika, hanyuma inama z'imyanzuro yose ufata igafatwa ishingiye ku ijambo ry'Imana? Imana irongera iratubwiye ngo imyanzuro ufata iri hanze y'umucyo w'ijambo ry'Imana ntabwo bishoboka, ntabwo byemera. Ni urusika rukomeye rwatuma tutinjira hariya hantu Imana ishaka ko twinjira, ngo tubashe kwerekana ubu bubyutse turi kuvuga, tubashe kwerekana ibisubizo by'ibibazo isi ifite. Youth time revival, gusobanuza kwizera kwawe. Ongera ubeho ubuzima bwo kuganira no kwizera kwawe, wizeye iriya mbumbe y'amakuru ufite muri Kristo wahishuriwe n'Umwuka Wera. Wongere ube mu ijambo ry'Imana, usobanuza Imana, usobanuza ijambo ry'Imana. Imana irashaka ko imyanzuro yawe yongera kuba munsi y'ubutware bw'ijambo ryayo. Imana ikumpera umugisha. Iyo niyo character Imana ishaka muri wowe uyu munsi, niwo mwifata Imana ishaka muri wowe uyu munsi, kugira ngo ukomeze kuwutekereza, ukomeze gusenga Imana kugira ngo byinjire kandi bihinduke ubuzima bwacu, gusobanuza kwizera, gusobanuza ijambo ry'Imana. Imana ikomera umugisha. Reka dukomeze kugendana n'Imana. It's time, youth time revival. Ni igihe cyacu, ni igihe cyo kugira ngo urubyiruko ruhaguruke rukore iby'Imana iruhamagariye gukora mu gihe gisa nk'iki. Imana ikomera umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.